Ubuntu, imbabazi n'amahoro biva ku Mana Data wa twese, kuri Yesu Kristo no ku Mwuka Wera bibane nawe. Ngiye kuganira nawe nkubwira ngo humura, uzaba uko Yesu ashaka, si uko abanzi bashaka. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Mu gitabo cya Esiteri igice cya 6 umurongo wa 11 haravuga ngo: nuko Hamani ajyana imyambaro n'ifarashi, yambika Moridekayi, amugendesha mu nzira yo mu murwa, ahetswe n'ifarashi, arangururira imbere ye, ati: uku niko bazajya bagenza umuntu umwami akunze kubaha. Dusenga Imana. Mana Data, turagushimiye cyane, niwe Mana y'inyembaraga, niwe Mana y'inyabushobozi, niwe Mana y'inyabubasha, niwe Mana ikura ku cyavu, niwe Mana ijya igira umuntu uko ushaka, kuko ukingura ntihagire ukinga, wakinga ntihagire ukingura. Ukinguriye mwene Data ntawakinga, kandi ndagushima ko ari inzira zawe. Ndagushima ko biri mu bushobozi bwawe. Ndagushima ko azabaho uko ushaka, atari uko abanzi bashaka, atari uko abaca ibico babikora, ahubwo ari uko wowe wamuciye mu kiganza kandi umufitiye urukundo n'imbabazi. Reka yizere ibyo kubw'ubuntu bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Nk'uko nari maze kubikubwira, ntabwo uzabaho uko abanzi bawe bashaka, ahubwo uzabaho uko Imana yawe ishaka. Aya magambo dusomye ni amagambo atwereka gukora kw'Imana. Hamani yari yamaze kuringaniza neza urupfu rubi kuri Moridekayi no gutunganya itsembatsemba ry'Abayuda. Ariko ntabwo yashoboraga gukora mu nkokora Imana. Umugambi w'Imana ku bwoko bwayo, umugambi w'Imana kuri Moridekayi, kwari ukubaho akazasaza neza. Nuko nawe nagira ngo nkubwire ngo ntugire ubwoba, ntabwo uzabaho uko abanzi bawe bashaka, ahubwo uzabaho uko Imana yawe ishaka. Muvandimwe, ntabwo Imana yakuremeye kugira ngo ubeho nabi. Ntabwo Imana ikwanga ku buryo uhora muri souffrance. Ntabwo Imana ikwanga ku buryo uhora mu bibazo. Oya, igihe kirageze kugira ngo yitamurure, kandi humura, uzabaho uko ishaka, uzabaho uko Yesu ashaka, si uko abanzi bawe bashaka. Urebye neza, iyaba ari ubushake bw'abantu, ntabwo Mose yari kubaho. Ariko se ninde wabayeho mu cyubahiro cy'Imana kurusha Mose? Iyaba ari uko abantu bashaka, ntabwo Yosefu aba yarabayeho. Baramwangaga, kandi ntabwo ari ikibazo cy'uko abantu baba batavukana, badahuje igihugu cyangwa se badahuje ubwoko. Ni ikibazo gusa cy'uko Satani ari uko nguko akoresha. Yosefu se si abavandimwe be? Nyirabuja se hari icyiza atari yaramukoreye? Iyo biba uko abantu bashaka, ntabwo Dawidi aba yarabaye umwami. Sawuli wamuhigaga se si umwe yarengeye akamwicira Goliyati? Navuga ndetse nkareka nde? Ntabwo uzabaho uko abanzi bashaka. Ukomerere muri ibyo, wizere ibyo ngibyo. Kunyura utumbire Yesu, niwe ukubeshaho, kandi yiteguye kukubeshaho neza kurushaho. Rero nagira ngo nguhe ubuhamya bw'umuntu wabayeho mu bushake bw'Imana, atari uko abantu babishaka. Umwana yabyawe na mama we, amubyarana n'uwamushoboraga ko amukunda. Arangije aramurera, ariko kuko yagombaga gushaka, agiye gushaka, umugabo aramubwira ngo condition ni uko uwo mwana utamuzana, ndashaka wowe, sinshaka nawe n'umwana. Ariko bagabo,
ibyo bintu biza bite? Niba ukuze umugore wakunze n'umwana ni akari kanyuzeho, niba uri umugabo unyumva. Hanyuma umugore amujyana kwa mama we, ba nyirarume baramwanga, baramumenesha. Umwana aragenda, nta kundi yari kubigira, aba mu muhanda. Ariko si uko yari abihisemo, ni uko yarabuze aho aba. Haza kuza umugiraneza, aramujyana, amushyira mu bana. Ariga, aratsinda, abona uburyo bwo kujya kwiga muri kaminuza, arangije abona akazi keza muri ba bandi bagenda batwawe bicaye inyuma, bafashe ku kantu baba barashyize hariya. Nuko ntiriwe mvuga uko byakurikiye, reka nkubwire ngo yabayeho uko Imana yari yarabigambiriye. Yari yabayeho wenda ari impanuka ku babyeyi, ariko ntabwo byari impanuka ku Mana, nawe ntabwo uri impanuka ku Mana. Kandi humura, wenda abakubyaye ntibagukunda, abo muvukana ntibagushaka, aho ukorera sinzi, birashoboka ko urwango urubona rwose, ariko nagira ngo nkubwire ngo ukomere. Iri ni ijwi ry'ubuhanuzi. Ntabwo uzabaho uko abanzi bawe babishaka, ahubwo uzabaho uko umwami wawe wagupfiriye, umwami Yesu abishaka. Wizeye ibyo? Bikubere uko wizeye.